Shime yakoze iki? Niriye kosa yakoze. Urumva nibyo nandi kugusobanura by'uburyo ibintu byose bigira procedure. Bigira inzira bicamo. Nimba Afrika rigiye gutanga umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye UN, United Nations. Yego. Ntabwo ari ikintu nka Ndayishimiye nk'umuyobozi wa African Union yagombaga kugenda ngo agene namara kukigena anagitangaza nkawubwe. Ahubwo yari proposal yagombaga gutanga mu bamambure ba African Union, bakavuga bati United Nations UN ikeneye umukandida, kandi Africa uyu mugabane nawo numwe mu migabane igomba gutanga umukandida. Turi kumwe? Yego. Tubigenze dute? Dukora iki? Bakicara ibintu bakabiganiraho, bakagira ibyo bahurizaho. Swat hari abari kwemera Makisari, hari n'abari kumuhakana, cyangwa se bakamuhurizaho, cyangwa se bakagira n'undi bagena babona ko hari ibyo yakora kurusha Makisari. Suko byagenze. Ndayishimiye yari yahise ko abitangaza nk'uwanamwemeje nk'umuyobozi wa African Union. Is not Burundi. Urabyumva? Yego. Uburundi ni igihugu kimwe mu bihugu biri muri Afrika bigize umugabane wa Afrika, kiri muri African Union. Uko waba uri perezida w'icyo gihugu ukiyobora n'imyitwarire no kwaba utekereza ibintu wabitwara, it's okay for you. Ariko naho ubwaho ugomba kuba ufite agenda. Ugomba kuba ufite ibintu uko biteguye nuko bigomba kuba bikorwa. Iyo rero utari kuri urwo rwego rwo kubasha kubahiriza iyo agenda, manifesto y'igihugu ngo uyishyire ku murongo ibintu bibe bitunganyije neza, byagorana gutunganya ibya African Union. Ko na Senegal ubwayo yihakanye biri Burundi perezida Ndayishimiye yari yakoze, wiri Nyamitwe akabasubije Olivier Nduhungirehe gusa. Nagerageze Nyamitwe andikira n'abandi bayobozi bagize icyo babivugaho. Dere Nduhungirehe ati what happened today at the African Union is a stark reminder that leadership matters. It's unbelievable to note the whole continent organization can internationally or drive it into a crisis but its own chairperson. Nibango kubijyanye n'ubuyobozi buri cyangwa se diplomasi iri international, Uburundi ntabwo buri imbere cyane, kandi nawe ubwe nta yindi mirimo y'abadiplomate yakoze cyane Ndayishimiye. So ibyo ngibyo rero nabyo birakwereka ko hari ukuntu ubundi yakabaye yicara akiga. Deja na kwa kundi yavuye yagera mu Burundi bagasasa ibitenge n'amatapi ruje ngo agiye kuyobora perezida bose bo muri Afrika, bira bintu ntibiba bisobanutse n'ukuri. Ntabwo biba bisobanutse Sam. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuherano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abasirimbo bamaze kutugana muri Fabula Hoteli, urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabula Hoteli ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde robe, ibitanda by'abana,
intebe zo kuri kontwari, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Ahantu bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fablowood. Wadusanga aho dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12 40 8886. Fablowood, igisubizo ku batugana. Serikazere ko wowe umeze neza udukurikira umunsi ku munsi ku biganiro byacu tunyuzaho abakuri Inside Rwanda TV ndetse n'Urugendo Online TV. Aho hose uradusangayo, uraza kubana natwe mu makuru menshi dufite agiye atandukanye ariko yibanda n'ubundi ku mirongo dusanzwe tugenderaho, icyo bita umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi, ariko tugahera mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Nitwa Gakire Samu Robert Sympathique, nawe arahari kuri kamera. Sympathique, urakomeye? Yego ndaho Samu, ndakomeye, meze neza. Nta mahoro? Nta mahoro cyane. Yego, tujye kuganira byinshi ariko turaza guhera mu Burundi. Perezida Sebarundi cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye ni perezida w'u Burundi akaba na perezida wa Afurika Zunze Ubumwe, aho amezi abiri yari yashira atangiye kuyobora, akaba n'umuyobozi wa African Union. Yego ubwo niyo Afurika Zunze Ubumwe, umuryango wa Afrika, umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe. Yego, icyo mvuga rero nuko ku mbuga nkoranyambaga mugani wa za mvugo ngo yarikoroje. Yarikoroje, aho bamwe bari kunenga ubushobozi bwe mu miyoborere ko butangiye kuzambya ibintu bimwe na bimwe. Hari byinshi biri kuvugwa rero, ngira ngo Sempa nimba wabikurikiranye neza, uyu Sebarundi ko yatangiye guterwa amabuye mu mezi abiri. Oya arazira iki? Oya ntabwo ari ikibazo cy'amezi abiri, ntabwo byarengeje amasaha 24 agitorwa. Yego, yakoze iki? Yakoze iki? Itangazo ryasohotse rivuga ko ari umuyobozi wa Afurika, ko ari umuyobozi w'abaperezida bose bo muri Afurika. Yes, ni uyoboye Afurika. Urabyibuka cyangwa ntubyibuka? Ariko nose yarabeshye. Hari igihugu cyo muri Afurika kitaba muri African Union? African Union bisobanura iki? Nkuko wari ubivuze n'umuryango wa Afurika Zunze Ubumwe. Bo okay. Uko ibintu biba bimeze ubu none ayoboye African Union, ntabwo ayoboye Afrika. Igizwe n'ibihe bihugu bya Afrika? Bingahe? Ubwo si 54 ibihugu bigize Afrika nibyo biri muri African Union. Yego, nk'umuryango w'umutako udafite ikibazo na kimwe wakemura, uri kubyumva, ariko ugomba kubaho, utashobora kwitera inkunga, uterwa inkunga n'abanyaburayi, ariko byenda ufite uko ukora ukagira n'imirongo migari ifite nuko igomba kubishyirwa mu bikorwa. Mbo umuntu uyoboye African Union ntabwo aba ayoboye abayobozi bose ba Afrika. Urabyumva neza? Naho rero byatangiye bipfa iyo utangiye kwibeshya ku nshingano. Uranyumva neza? Iyo utangiye guhuzagurika ku nshingano, ubwo uhita umenya ko nishyirwa mu bikorwa ry'inshingano zawe rizabamo guhuzagurika. Urabyumva? Ibintu byose rero bigira uko bigenda. Ku munsi wa mbere urabeshya uti habayeho amatora, ngo kugira ngo nyobore umuryango wa African Union habayeho amatora, mugabo turahiganwa, Uburundi buratsinda. Bwatsinze ibihe bihugu? Ngiye cyose cyo nshaka kureba, si cyo nshaka kugira ikibazo. Bwanatsinda pe, ariko ntabwo ibintu bikwiye guhabwa inyito itariyo. Uyu muco mubi uri muri aka karere k'ibiyaga bigari byo gufata ibintu byose bakabihereza inyito itariyo, hahishwe cyangwa se yirengagijwe inyito ya nyayo. Ibi bintu bigira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi birakomeza bikagira ingaruka ku banyafurika.
kuyobora African Union ntibisobanuye kujyana imyanzuro yawe n'ibyemezo byawe uko utekereza ibintu ngo uhite ubifata ubiture hariya. AU is not B. African Union is not Burundi. Urabyumva? Yego. Uburundi ni igihugu kimwe mu bihugu biri muri Afrika bigize umugabane wa Afrika kiri muri African Union. Uko waba uri perezida w'icyo gihugu ukiyobora n'imyitwarire no kwaba utekereza ibintu wabitwara, it's okay for you. Ariko naho ubwaho ugomba kuba ufite agenda. Ugomba kuba ufite ibintu uko biteguye n'uko bigomba kuba bikorwa. Iyo rero utari kuri urwo rwego rwo kubasha kubahiriza iyo agenda, manifesto y'igihugu ngo uyishyire ku murongo ibintu bibe bitunganyije neza, byagorana gutunganya ibya African Union. Watangiye uvuga ngo hari abanengaga iki n'iki. Ntabwo inzu ishobora gushya ngo ishe umwotsi kandi inzira gushya. Nimba abantu barabonaga hari n'ibitagenda neza ku ruhande rw'Uburundi bwonyine nk'igihugu cy'u Burundi, byabaherezaga kubona ko hari icyo gishobora kuzabaho kuri African Union. Kuki batabikoze rero? Bari gukora iki? Bari gutuma ajyaho. Uburyo African Union iyoborwa, hagerwaho igihe nyine bikaba binazwi ko uyu ngo yazasimburwa n'uyu, yagasimburwa n'uyu bitewe n'amarejo n'aho bigiye bigera. Uburundi rero ubwo bwari bugezweho, nabwo bwarayoboye rero buri kuyobora. Ahubwo izi shagarabagra urimo kubonamo zajemo nkuko nabikubwiye zatangiye mu mizo ya mbere kugezaho, kubera ko uri umuyobozi wa African Union ushobora kuza ukagena ngo nge nanzuye ko runaka azahagararira Afurika mu kindi kiniki, bakakwihorera. Igihe kikaza kikagera utoya byanze ibyo twari twavuzeho ye ngo kandi impamvu bitakunze nuko tutabifashe ngo tubinyuze mu rwego rw'abayobozi ngo abayobozi nyine bicare baterane batanga umukandida twari twamwigeneye twebwe ubwacu. Ikosa rikomeye kutamenya procedure, inzira ibintu bicamo, uko ibintu byagakwiye kuba bigenda. Ariko namaze kubona ukuntu abantu basigaye bigiza nkana, abantu bakitana ba mwana ku buryo bubabaje cyane Samu. Ukibaza ese aba bantu bombi ko bari kurira kandi ukabona bari kurira kimwe. Ubu ngubu ninde mu by'ukuri uri kurizwa nuko yakubiswe, cyangwa se basi ninde muri bo urimo kwiriza? Ibyo bintu rwose ukagerageza kubireba, ukagira ukuntu bihuza, ukagira naho bifatira. Sepa ngewe mva ikintu ntari kumva neza. Yego. Ure n'abandi bantu badukurikiye. Evariste Ndashimiye yakoze iki? Nirihe kosa yakoze? Urumva nibyo nandi kugusobanura by'uburyo ibintu byose bigira procedure, bigira inzira bicamo. Nimba Afrika rigiye gutanga umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye UN, United Nations, Yego. ntabwo ari ikintu nka Ndayishimiye nk'umuyobozi wa African Union yagombaga kugenda ngo agene, namara kukigena anagitangaza nkawubwe. Ahubwo yari proposal yagombaga gutanga mu bamambure ba African Union, bakavuga bati United Nations, UN ikeneye umukandida, kandi Africa uyu mugabane nawo ni umwe mu migabane igomba gutanga umukandida. Turi kumwe? Yego. Tubigenze dute? Dukora iki? Bakicara ibintu bakabiganiraho, bakagira ibyo bahurizaho. Swat hari abari kwemera Macky Sall, hari n'abari kumuhakana, cyangwa se bakamuhurizaho, cyangwa se bakagira n'undi bagena babona ko hari ibyo yakora kurusha Macky Sall. Suko byagenze. Ndayishimiye we yari yahise ko abitangaza nk'uwanamwemeje nk'umuyobozi wa African Union. Haje gusohoka itangazo rero rivuga ngo wapi byanze. Bya bintu twatanze bya kandidatire ya Macky Sall n'iki tubiri gucamo. Ati bati kandi impamvu bitari gucamo ni imwe se ebyiri. Nuko tutabinyujije mu nzira twagombaga kubinyuzamo kugira ngo bitoranywe
bihitwemo n'abantu benshi mu buyobozi bwa Afurika. Naho ngaho rero hahise hagaragarira uburyo Ndayishimiye ari incompetent. Urabyumva? Nimba babashije no kubikurikira ibihugu byinshi ku mugabane wa Afurika byagize icyo bibivugaho, kugeza no kuri Senegal ubwayo Macky Sall avukamo nabo ubwabo bavuga ko bitari fair, bitari bikwiye, atari kuri byari gukorwa. Ubonye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe nawe yagize icyo abivugaho, avuga ko biteye isoni, katari ko byagakwiye kuba bigenda. Ariko Ambasaderi Willy Nyamitwe wo mu Burundi nawe hari inshingano afite muri African Union muri Ethiopia, we yaje yibasira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, avuga ko atari uko byagakwiye kuba bigenda, ngo kwinzira Burundi bwakoresheje ngo ari inzira ziboneye, ngo ko nazo ari imwe mu nzira ngo zari zisobanutse kandi zari zisanzwe zikorwa, ngo kubw'ibyo ko ngo u Rwanda atarakwiye kuba avuga ibyo yavuze. Ariko njye ndibaza ko na Senegal ubwayo yihakanye biri Burundi Perezida Ndayishimiye yari yakoze, Willy Nyamitwe akaba yasubije Olivier Nduhungirehe gusa. Nagerageze Nyamitwe andikira n'abandi bayobozi bagize icyo babivugaho. Dore Nduhungirehe ati what happened today at the African Union is a stark reminder that leadership matters. It's unbelievable to note the whole continent organization can internationally or drive it into a crisis, but its own chairperson, who is in office not even 2 months. Ntabwo byumva se. Nta n'amezi abiri. Nta n'amezi abiri aramara ku buyobozi. Ariko crisis yamaze kugaragara muri African Union, mu buyobozi bwa African Union. Urimo urabyumva ibyo bintu ukuntu ari ibintu bikomeye? Byatari. Ibire ni bigaragaza. None se ngiye ndibaza Perezida w'u Burundi kuyobora umuryango wa Afurika zunze ubumwe, egari we kumva ko yayoboye Afurika no kwifatira imyanzuro. Abarundi rega banditse ibintu mu bitangazamakuru byabo baravuga ngo Perezida ari kuyobora Afurika. Oya, baravuga ngo ibihugu byose byo muri Afurika buri mugoroba bigomba gutanga raporo i Bujumbura, ngo wongeyeho n'u Rwanda. Yes. Urabyumva? Ngo n'u Rwanda ngo ni igihugu kigomba kujya gitanga raporo buri mugoroba mu gihugu cy'Ubujumbura kwa Ndayishimiye. Urumva n'abarundi ubwabo bari confused, ntibumva n'inshingano na perezida wabo afite. Hajye ubwo ibiro biba biri kuri kuyobora, ubwo ni Bujumbura biri. African Union iyobowe na perezida w'u Burundi. Ibiro bya African Union biri Addis Ababa muri Ethiopia. Ubwo nawe urumva ko azajya akunda kugira ingendo nyinshi zitandukanye, azajya hagararira umuryango wa Afurika. Urabizi ko aheruka Bogota muri Amerika y'Amajyepfo mu nshingano nyine zo kwayoboye umuryango wa African Union. Ibyo ngibyo nuko bimeze, office iri Ethiopia, ariko asanzwe ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Akazi ke ka buri munsi kaba mu gihugu cy'u Burundi, ni hagomba kubarizwa, ariko atirengagije n'izo nshingano. Byaba ngombwa ko yideplace akajya ku office cyangwa se akajya n'ahandi, ibyo byose biroroshye kandi birashoboka. Ariko ni Bujumbura hari office asanzwe akoreramo, ku buryo hari n'indi mirimo ireba African Union ariko atunganya ari Bujumbura ariko yobora igihugu cye. Ibyo biroroshye, icyo cyose ikibazo. Ariko urumva ko ibintu byafashe indi ntera, ibihugu byinshi byatanzeho commentaire, ariko Willy Nyamitwe, Ambasaderi Willy Nyamitwe arumva yasubiza Olivier Nduhungirehe gusa, kubera ari u Rwanda. Kubera ko u Rwanda ruri kubabwira ruti ntabwo ari uko byagakwiye kuba bigenda. Wibuke ko uyu Olivier Nduhungirehe yarakwiye gutumira inama yose. Uyu Olivier Nduhungirehe ni nawe watangaje ko uyu Ndayishimiye adakwiye kugira uruhare mu bintu bya AFC 23 na Kongo, bitewe n'uburyo tuzi aho abogamiye, bitewe n'uruhare rwe kuko yagaragaje uruhande abogamiyemo. Nabyo n'abanyabakongomani barabigize ikibazo, kudashaka kubyumva neza, bashaka kubishyiraho deba ngo ntabwo ari uko byakagenze, ngo ntabwo gutyo buri wese abivuga uko ashaka. Ariko niko kuri kwambaye ubusa, nta ruhare
kuzageza iyi manda y'uyu mwaka we African Union irangiye rwose. Nta participation ye, nta gitekerezo cye, nta nama ye ku bintu bya FCM 23 na leta ya Kinshasa na Doha na Katari na Amerika. Ibyo byose rwose ntaho yahurira nabyo kuko we yamaze gufata uruhande, byararangiye. Yego, ngira ngo ibyo rero ubwo sinzi bwo, ariko wenda ibyo ari byo byose kuba yari yibeshye, nimba yari yibeshye kumva ko ari uyoboye Afurika, biraza gukunda wenda ubwo baratumiza inama, bamugira inama. Ngenda bizi neza agomba kugira abajyanama bakamwereka uburyo akazi gakorwa, kuko agomba gusubira ku gipapuro bamuhaye cyanditseho responsibilities. Ubwo wenda ziri mu Cyongereza. Asanga ziri mu Cyongereza. Ubwo bagomba kuzamuhereza cyanditseho responsibility z'umuyobozi wa African Union. Ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye cyane, ariko ni bya bindi, ibintu nk'ibi ngibi biba bisanzwe. Urabizi Perezida Ndayishimiye amaze imyaka 5 gusa ku butegetsi. So muri iyo myaka 5 gusa amaze ku butegetsi, imyinshi nk'itatu yayimaze, 3 cyangwa 4 yayimaze ahuze cyane, ahugiye mu kugira ibyo ahindura no kwemeza abarundi kugira ngo bamwumve, bagire ibyo bajyanemo neza muri gahunda. Nivuga ngo ku bijyanye n'ubuyobozi buri cyangwa se diplomasi iri international, Uburundi ntabwo buri imbere cyane, kandi nawe ubwe nta yindi mirimo y'abadiplomate yakoze cyane Ndayishimiye. So ibyo ngibyo rero nabyo birakwereka ko hari ukuntu ubundi yakabaye yicara akiga. Deja na kwa kundi yavuye yagera mu Burundi bagasasa ibitenge n'amatapi ruje ngo agiye kuyobora abaperezida bose bo muri Afurika, bira bintu ntibiba bisobanutse n'ukuri. Ntabwo bisobanutse Sam. Ariko abarundi nibo bamushutse. Abarundi nibo bamushutse. Yarakwiye kumenya aho inshingano ze z'uriya mwanya ari kuyobora zigarukira. Bigarukira ko cyagomba gukora iki mu gihe kandi yaba ari bubona ari ibintu binini nk'ibi, ibi ni ibintu binini, ntago agomba kudesida wenyine, agomba gutumiza inama. Abaturage babaye bate? Mwitoreye perezida wanyu ngo abayobore imyaka 5, ndetse munabishatse cyangwa 7, munabishatse mwamwongera n'indi manda, mwanashaka mugahindura n'itegeko nshinga. Urumva icyubahiro n'urukundo mwamuhaye byinshi. Ariko aragiye gutanga ubufasha muri African Union mu gihe cy'amezi 12, biri aho ngaho bidafite n'icyo byahindura no ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi. Atanagenda ngo yicara agira umwanzuro afata ngo agene ngo ndagennye ngo ndavuze ndategetse, akaba ari haza mu gasasa ibitenge. Ahubwo nazajya ava mu Kayanza agiye mu Kirundo mujye musasa ibitenge, nava mu Bujumbura agiye mu Gitega musasa ibitenge nayo matapi ruje. Jewe mu bintu nibaza naho kuva hariya muri African Union, kubera ko ari agiye kuyobora umuryango wa Afurika zunze ubumwe, byo ni byiza, ni 6 ku gihugu cyanyu. Ariko se mwabanje mukareba ko byibuza apare y'ibibazo biri mu karere mu gihugu cyanyu intano, ibibazo byose byarakemuwe. Nta naho bikemuka byose, ariko rwagakwiye kuba hari n'icyo babikozeho. Ese ubundi wari uzi ko buriya yavugurujwe na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe? Ndabizi. Komisiyo ya AU ya African Union niyo yavuguruje ibyo yari yagennye. Ntabwo byagakwiye kuba ari byo. Senegal zivuga iti wapi, ntabwo ibintu byari fair. Rero ibintu byose bigira inzira bicamo Sam. Ibintu byose bigira inzira bicamo, kandi nta muntu uzi byose. Buriya ni byiza ko umuntu abanza akanicara akanigerega. Kandi icyo utazi burya ntabwo ubukizi. Kimwe nuko burya icyo utazi urabaza, uretse ko buriya protocole ni nayo bayitwaye nabi. Iki ni kigaragaza ko uno mugabo anataba hafi azazambya byinshi. Oya, ntabwo byakomeza gutya, bagomba kumuba hafi. Bagomba kumuba hafi. Ubu akeneye abajyanama gusa, bari bamwibeshyeho. Ntabwo bari bamwibeshyeho, ni igihe cye kumurika wenyine akifatira imyanzuro, niko kumwibeshyaho kwa mbere. Kuko hari n'igerega wamurika akifatira imyanzuro ikagafata imizima ku buryo uvuga ati wow, byose birashoboka. Felicitation kabisa, natwe n'uwo murongo twashakaga. Ariko mu gihe mpamuze ngo bamwibeshyeho, bari bazi muri ngo kwaguruje umuraje ubwe ati nyamara ngenzi gutwara imodoka.
Sam, ukavuga ati jamo ntabwo bari kanya ukabona yimanuye mu mateke. ntabwo bari bamwibeshyeho ahubwo cyari igihe cye. Ntabwo ngiye mvuga ko atayadizavingaga kuyobora, kumwibeshyeho mvuga no kumurekera iyo liberite yo kubyikorera, liberite yo gufata imyanzuro wenyine. Abajyanama babe hafi, abajyanama baza babegere komisiyo ibe hafi. Igihe se ubona nk'umunyeshuri ari umuhanga abona amanota menshi ariko ugasanga yakura muri group work. Yego afite team group work babona 9 ku 10 buri gihe, we akajya ahora abona 3 ku 10. Yego ari umwe ukajya usanga afite 12 kuri 20. ari wasanga basize hamwe ugasanga ibintu bimeze hano rero naho akeneye group work, agakeneye guperforminga ari wenyine. Yego yakeneye. Asante, reka dushimira abantu twabanye tuze gukomeza mu kanya. Asante sana Sam, asante sana, turakomeza mu bindi biganiro byacu.